n'umuzimu ubutaka buramira umusigara n'ifoto muri alubumu napfuye umuryango uri gusaba kunyu bana mu butaka nongere mvuke mu butangabuhamya bwawe njye mvuye bahereze nakiza abandi bapfuye tura data unsubize ku isi nkubita amaso ku bana nataye fansi nasize na biseriyansi yagiye mvuye nyiri ya bakunzi ba TV rero nizere ko mukomeje kugubwa neza nkuko bamaze kwibona rero n'indirimbo y'uyu mugabo Lion Gaga aho mumaze kumubona mu ndirimbo kabisa ameze nk'uri kumusaraba ibi bintu rero ntago bisanzwe bimenyerewe hano mu Rwanda cyane cyane mu mavideo cyangwa mu ndirimbo kuko ni ibintu bidasanzwe ndetse bitanakunze no gukorwa ndetse n'abahanzi abari bo bose baba bo hanze cyangwa bo mu Rwanda cyangwa muri East Africa cyangwa bo ku isi usanga babikora ari abahanzi bake banezi imitego mu nzira nyuramo banezi imitego reba iburyo witegereze nta muntu n'umukimenya sinyigira n'amahungiro nta n'umukinyitaye. Lion Gaga rero akoze agashya abambwa ku musaraba nka Yesu mu ndirimbo nshya yise uhoraho. Ndagutakiye uhoraho ni wowe bw'ikingo bwanjye ni wowe mugabane mfite misi y'abazima. Ikenshi usanga abahanzi batandukanye bakora udushya mu ndirimbo abantu benshi bikabatangaza ndetse bikanaba tungura cyane. Ubu umuhanzi uririmba reggae Lion Gaga akoze agashya mu mashusho y'indirimbo yise uhoraho akaba ari indirimbo nshya abambwa ku musaraba nka Yesu nkuko muri gukomeza mugenda mubibona. Rero tubitse ko mu minsi ishize aherutse gukora indirimbo nayo yagiye ivugwaho ibintu byinshi cyane. Indirimbo nayo ikoze mu njyana ya reggae, indirimbo yitwa Rekura Amazi. Muzagende muyikurikirane rero umurebe. Uyu muhanzi rero Lion Gaga akomeje guca ibintu hano muri Kigali, akomeje kubica bigacika kuko ari gutuma abantu benshi bagenda bamwibaza se uyu muhanzi ni muntu ki. Nkuko no kugenda mubona amafoto rero ngiyo ni ifoto yo kugaragara wanditse Zabu cyangwa buriya ni nka Zaburi y'Ijana na 42 neza. Uri kubona yiganye ifoto ya Yesu wari ku musaraba. Urabona ko no muri video muri kugenda mubona ko uyu mugabo rero yagiye yigana Yesu abambwe ku musaraba muri indirimbo ye yise uhoraho, akaba ari yo ndirimbo nshyashya ariyo latest ye aherutse gukora. Gaga Jean Bosco uzwi mu mazina cyangwa uzwi mu muziki mu mazina ya Lion Gaga asanzwe akora udushya mu mashusho y'indirimbo ze kugeza maginga ya afite indirimbo zisaga 10 zikoze mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. Wite kumiborogo yanjye kubera yuko ndinyeho mazuzunyiza abanoteza kuko bandusha amaboko nkura mu buroko kugira ngo namamaze izina ryawe ineza yawe izatuma intungane ziniki. Lion Gaga rero ku musaraba iyi ndirimbo uhoraho iri mu njyana ya reggae gospel. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda, Lion Gaga yatangaje ko kubambwa ku musaraba ari igitekerezo gihuye n'ubutumwa yashakaga gutambutsa, dore ko ibyo yaririmbye bigaragara mu gitabo cya Bibiliya cya Zaburi y'Ijana na 42 nkuko nagiye mbibabwira nkuko muri kugenda mubibona kuri iyo foto rero, aho yemezaga ko Imana ari yo nkuru ikiza umuntu ikibi ikamucira inzira. Mu magambo ya Lion Gaga yagize ati ubusanzwe umuhanzi agira igitekerezo ku byo agiye kuririmba bitewe n'igihe arimo kandi n'ibyo abona. Amashusho y'indirimbo yanjye yerekana uburemere bw'ubutumwa buri muri iyi ndirimbo, aho nerekana
aho nerekana ko Imana ishoboye byose. Lady Gaga rero uzwi mu ndirimbo nka Aba Intwari, Rekura Amazi nk'uko twagiye tubibabwira ndetse n'izindi nyinshi cyane mwagiye mumenya. Iyi ndirimbo nshya rero Uhoraho yakozwe na David Pro mu buryo bw'amajwi, naho amashusho yayo yatunganyijwe na Elia Sando rero akaba ari wakoze aya mashusho y'indirimbo ya Lady Gaga aho yari abambwe ku musaraba. mazuzunyiza abanoteza kuko bandusha amaboko nkura mu buroko kugira ngo namamaze izina ryawe ineza yawe izatuma intungane zini. Nguko rero ibi bigenda byibazwaho n'abantu benshi ndetse bibaza ese ibi ni ibiki turi kugenda tujyamo muri music industry, aho twigeze kubona Racine ari mu mva bivugwaho n'abantu benshi cyane, ariko biza no kumuha hit aza kubona ahazamukira, usibye ko nawe yari umunyemano mwiza cyane. Afuneka bose mvuye kumubumba urukundo wari umunsi napfuye igendera Imana imushyire mu bayo turizo ryagende cire mu maso amarira y'abagore yose imisambu urufuruhuruza famita nanze birizwa bihanaguza imiswari turizo byise nzihati ibishari turamana nyorosore munsi y'ibinonko nkure mu gituro cy'amajenerali rondo nsubize mu mutima amazuru hati pompa abangire n'abinjye macyaye ku murongo navuye amasaba ati bari bandi ku bitugu ndumukungu na bugugu nani mugunanze bagwivuti barya inyungu batisanduka umukungugu ngo heza n'imijuru. Lady Gaga nawe uje ku musaraba mu ndirimbo ye Uhoraho. Ngahe ngukuru na makuru exclusive mukomeze kugenda mubona kuri Ila TV Rwanda. Rero nkwibutse kumaze gukora subscribe, ukakora subscribe hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ntugende rero udakoze sub, unduhe like ndetse udusigire comment yuko uba wabonye amakuru yacu. Nakagaruka rero naha mukanya dukomeza kubana 5 kuri 5. Turumwenda nangire zero bengu ruhinja nuhikwibere umva ho nindi siri bateri nagereje Imana ngo nsomerwe igazeti none ndokirita ngende bishaka ntura prisume priyave dimwiri bimeze nk'igipupe giri mu weda unkure mu muvure nyene y'umusuko ndamibukira uhuko giringira amaso abona sitari imicuko natabuje ati nkorera surprise uma offersha kunjugunya ahora bwije nzura. ineza yawe izatuma intungane zinyikiza. Every day I wake up in the morning. Another beat, another hit. Yeah. With Ila. Yeah. Abamatiku, abamashari. Another beat, another hit. ninjiye town ntagira agategeko ninjirira sayi ku muziki nkugira inyito ndakora cyane nitanga ngahura n'abanci intege uti kefoto umuziki ukora ntawe uzakugeza pe inshuti zanjye zambatije Mr Confidence nanjye uti yes nothing to lose bima amatwi ngakubita inzibikusi ndacyambara ikinyusa ariko ejo nzabandi